Muraho neza nshuti mukundwa, ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo Yesu abane nawe. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wa gatatu, ni kuwa kabiri none, ariko ni umunsi wa gatatu w'amasengesho y'iminsi 40 kwiriza. Ndizera ko kandi ndaguhamiriza ko udahejwe. Aya masengesho nawe azagukorera igitangaza ku buzima bwawe n'umuryango wawe n'ubwoko bwawe n'igihugu cyawe n'aho utuye, ndetse ibyo bitangaza bizagera no mu baturanyi bawe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uwiteka azanywe no kugukiza wowe bwoko bwe, kandi no kugukiza wowe yasize. Habakuki igice cya 3 umurongo wa 13, wazanywe no gukiza ubwoko bwawe kandi no gukiza uwawe wasize. Wakomerekeje umutwe w'inzu y'inkozi y'ibibi, ukuraho urufatiro ugeza mu gihumbi cyabo. Kwifurije umunsi mwiza. Uwiteka akugiriye neza, agukize, agutabare, aguha ibyo wasabye, ndetse aguhe n'ibiruta ibyo wasabye, agutunguza ibyiza, agutunguza ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwawe n'umuryango wawe. Uyu munsi Uwiteka aje iwawe, aje mu buzima bwawe, aje mu rugo rwawe, aje kugukiza, kuko uri ubwoko bwe. Waratoranijwe. Kera ntiwari ubwoko, ariko uyu munsi uri ubwoko, kuko Yesu yagutoranije. Aje kugukiza, aje kugutabara, aje kugukiza indwara, aje kugukiza amatiku, aje kugukiza ubukene, aje kugukiza haleluya karande, aje kugukiza ibikurwanya byose, aje kugukiza abarozi, aje kugukiza imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Wowe bwoko bwe, wowe yasize, aje kugukiza ibiguhagurukiye, aje kugukiza intambara yo mu mubiri, intambara yo mu mwuka, intambara iyo ari yo yose ku buzima bwawe. Haleluya. Nicyo kimuzanye, aje mu buzima bwawe, aje iwawe. Mwakire mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, ndagushima kubikoze. Amen. Sangiza mwene se ubutumwa bwiza dure saa 9 na saa 3 z'ijoro. Kubari Gasyata, mu Gasyata saa 11 turahurira mu Gasyata dusenge. Nimugoroba saa 3 twongere duhure kuri free conference call ya Karoma. Saa 9 turahura ku cyanduro cy'abanzi ku nkiki. Urakaza neza, ngwino dusenge muri iyi minsi. Ndizera ndashidikanya ko Uwiteka agiye kukugirira neza. Zamboyo, haleluya. Ribo shakara baba. Twibagirwe gusangiza abantu ubutumwa bwiza. Ndabugwaye nawe usangiza abantu, maze ubutumwa nibukugeraho utari wakizwa, ukizwa nawe ubu bwoko. Ubutumwa bwiza nibukugeraho utari wakizwa, kizwa nawe winjire mu basizwe n'Uwiteka. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye gusigwa, kugira ngo ukire, kugira ngo ubohoke, kugira ngo utabarwe, kugira ngo ugirirwe neza. Imana iguhe umugisha wowe usangije mwene data akabafashe icyemezo. Haleluya. Nzamboyo, ndagukunda nukuri. Ibyifuzo byawe byose uzandike ushyire ku rutonde. Imana izakora ibikomeye muri iyi minsi 40. Amen. Haleluya. Vuga ngo amina. Ongera uvuge ngo amina. Ongera usubiremo ngo amina. Subiramo kandi amina. Subiramo inshuro ya 5 amina. Subiramo inshuro ya 6 amina. Subiramo inshuro ya 7 amina. Rikotere baba, witegure. Imana igiye kugusubiza, igukuye inshuro 7. Imana igiye gukora ibitangaza, igukuye inshuro 7. Ndagukunda.